Niba ujya wibaza niba umukobwa agukunda cyangwa niba akubona nk'inshuti gusa, hari ibimenyetso bimwe ugomba kwitondera. Kandi uko wamenya ibi bimenyetso hakiri kare, niko utazapfusha ubusa igihe cyawe kandi ugashyira imbaraga zawe aho zikwiye. Reka dutangire. Ikimenyetso cya mbere, ahora akubwira ibijyanye n'abandi bagabo. Niba umukobwa ahora akubwira ku basore akunda, uwo ari gukundana nawe cyangwa akagusaba inama ku wundi musore, iki ni ikimenyetso gikomeye ko akubona nk'inshuti. Kubera ko iyo umukobwa akwiyumvamo, akenshi yirinda kuvuga abandi bagabo imbere yawe, kuko ntashaka gushira akaga mu mubano wanyu mufitanye. Ariko iyo yumva yisanzuye akakubwira ubuzima bwe bw'urukundo, akenshi aba akubona nk'umuvandimwe cyangwa umujyanama cyangwa n'inshuti yizewe. None wakora iki? Reka kuba nk'umujyanama w'urukundo rwe. Aho kumva inkuru ndende z'abasore bandi, hindura uburyo umwitwaraho. Tangira gushyira intera nkeya hagati yanyu kandi wibande ku buzima bwawe. Hari igihe gukurura umuntu gutangira iyo abonye ko ashobora gutakaza atansiyo yawe cyangwa umwanya wawe. Ikimenyetso cya kabiri, ntajya agufatira umwanya wo kuba muri kumwe mwenyine. Niba igihe cyose ushobora kumubona ari mu itsinda ry'inshuti cyangwa mu bihe bisanzwe cyane, iki nacyo ni ikimenyetso gikomeye. Iyo umukobwa agushaka mu buryo bw'urukundo, akenshi ashaka uburyo bwo kumarana nawe igihe cyangwa umwanya. Ashaka uko byaba. Niba ibyumweru bishira atigeze ategura ko mubonana mwenyine, bishobora kuba bishatse kuvuga ko akunda kuba hafi yawe ariko atakubona nk'umukunzi. None wakora iki? Umuntu uvuga ibintu uko biri. Mubaze niba mwahura mwenyine, nko kunywa ikawa cyangwa gutembera gato. Niba ahora abyirinda, uba ubonye igisubizo. Kandi iyo ubonye igisubizo, icy'ingenzi ni kucyakira ukomeza ubuzima bwawe aho kugerageza cyane gushaka kumwemeza. Ikimenyetso cya gatatu, akwitwaraho nk'uko yitwara ku zindi nshuti ze z'abakobwa. Reba uko akwitwaraho. Ese akuvugisha nk'uko avugisha inshuti ze z'abakobwa? Ese akubwira ibintu byose by'ubuzima bwe nta marangamutima y'urukundo agaragaza? Niba energy cyangwa imbaraga hagati yanyu ihora isa n'inshuti gusa, ushobora kuba warashizwe mu cyiciro cy'inshuti ziwe. Ubusanzwe iyo hari attraction cyangwa gukururana, habaho ibintu bitandukanye. Hari gutebya, hari kurebana mu maso igihe kirekire gato, hari n'akantu k'amarangamutima gatuma mwiyumva mutandukanye n'inshuti zisanzwe. Niba ibyo bitagaragara hagati yanyu, bishobora kuba akubona nk'inshuti gusa. None wakora iki? Hindura uko witwara. Reka kuba umuntu uhora ahari igihe cyose. Wibande ku ntego zawe, akazi kawe, ibyo ukunda no kwiteza imbere. Icy'ingenzi ni uko ubuzima bwawe bugenda butera imbere, ukagira ubuzima bwiza. Kandi ibyo biba iyo wihaye umwanya ukiyitaho, ntukomeze kwiruka inyuma y'umuntu. Icya kane, ntimujya mukorera twa tuntu tw'imikino cyangwa utwo bita mu kinyarwanda gukina agahinde, utuntu two kwiyenzanyaho dutoya duto. Utu ni udukino, ni kimwe mu bimenyetso byerekana gukururana cyangwa attraction. Ntibisaba kuba ibintu bigaragara cyane. Hari igihe biba ari utuntu duto, gutebya hagati yanyu, kurebana mu maso igihe kirekire, kugukoraho ku kuboko igihe muganira. Niba amezi ashize nta na kimwe muri ibi kigize kigaragara, bishobora kuba ari uko nta attraction cyangwa gukururana kuri hagati yanyu. None wakora iki? Aho kugerageza guhatiriza gukururana cyangwa attraction, hindura icyerekezo. Hura n'abandi bantu bashya, wiyubakire icyizere,
teza imbere ubuzima bwawe. Uku niko attraction akenshi iza mu buryo busanzwe iyo umuntu abonye agaciro n'icyizere ufite. Igitekerezo cya nyuma, hari ikintu cy'ingenzi ugomba kwibuka. Gushyirwa mu cyiciro cy'inshuti ntibivuze ko hari ikibazo ufite. Akenshi bivuze ko chemistry cyangwa guhuza kwanyu bitigeze biba cyangwa atari ibintu byikora. Kandi igisubizo si ukugerageza cyane. Igisubizo ni kwiteza imbere cyangwa ukita ku buzima bwawe, ukiyitaho, abandi barakubona bakagushima, kandi aho ugira ngo ukomeze uhatirize bituma wibura. Ariko iyo ubivuyemo ibyo ugafata umwanya wawe ukiyitaho, urahinduka ugakurura n'abandi bantu. Hura n'abandi bantu kubera ko attraction ikora neza iyo ari ibintu bisanzwe. Muri make birizana. Hari umuntu muzahura bikizana mu buryo utiriwe uvunika. Kandi iyo wibanze kuba umuntu mwiza kurushaho cyangwa kwiyitaho, amahirwe yo guhura n'umuntu ukwiriye aza mu buryo bworoshye. Mwakoze kureba iyi video, kanda subscribe kugira ngo uzabashe kubona n'izindi zaguhindura ubuzima nk'izi ngizi.